Kiriziya imwe, umuhuza w'abashaka ubumenyi, kubutanga no kubuvuma, byose ni ku buntu. Muze muze duhugurane muri kiriziya y'abari mu rugendo, duharanire kuzagera muri kiriziya y'abatsinze. Muze 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 twungurane ubumenyi. Kristo Yesu akuzwe. Ikaze kuri televiziyo Kiriziya imwe, umuhuza w'abashaka ubumenyi, atari ugushaka gusa kubuhabwa ndetse no kubuvoma no kubutanga, byose ni ku buntu nk'uko mumaze kubyumva. Twagarutse mu kiganiro cyacu rero cyatumenye kandi twigire ku mateka y'abatagatifu. Uyu munsi tukaba tugiye kureba amateka ya Mutagatifu Francisco Xavier. Mutagatifu Francisco Xavier yabayeho mu myaka y'1506 kugeza mu 1552 nyuma ya Yesu. Mutagatifu Francisco Xavier yari umusaseredoti. Francisco Xavier mu mazina ye yose akaba Francisco de Jesus Yazbiruketa. Yavukiye mu ntara ya Navarre mu gihugu cya Hispania tariki ya 7 Mata umwaka w'1506. Se yitwaga Juan de Jesus, akaba yarayoboraga inama nkuru y'ubwami bwa Navarre. Nyina yitwaga Marie de Piriqueta. Yavukiye mu muryango ukize cyane, akaba yaravukiye mu rugo rwitwaga Javier cyangwa se Xavier, akaba ari naho akomora izina rye. Mu muryango we
niho yaherewe uburere bwiza bwa gipfura, nko kugira ubuntu, inyota yo kumenya imico y'ahandi, ndetse no kuvumbura isi y'ahandi. Amashuri yayarangirije muri kaminuza zo mu Bufaransa, yiga teolojiya i Sorbonne, ajya kuminuza i Paris, ahavana impamyabushobozi ihanitse muri filozofiya. Nyuma yabaye umwarimu muri kaminuza Collège de Bienvenue y'i Paris mu Bufaransa. Ahamererwa neza, iby'isi biramuhira. Nyuma ariko Imana yashatse kumutoraho intumwa yayo, maze ku bw'ububasha bwayo ahura na Mutagatifu Ignace wa Loyola, wari hafi gutangira umuryango w'abayezuwiti. Yabanje rero kubana na Ignace wari wariyemeje kubaho mu bukene bukabije. Francisco Xavier abanza kwinubira kubana n'umuntu w'umukene nk'uwo. Kenshi Ignace yakundaga kumusubiriramo amagambo ya Yezu ati umuntu yigaruriye isi yose akabura roho ye, byaba bimumariye iki? Buhoro buhoro ayo magambo Francisco arayazirikana kandi amutera kwibaza byinshi. Nuko kuva ubwo atwarwa n'inema y'Imana, maze akurikirana Ignace, batangira umuryango w'abayezuwiti. Nguko uko Francisco yagabiwe ingabire na Nyagasani. Atangira ubwo kwitangira roho z'abantu benshi, cyane cyane abataramenya Kristo. Yambaye umwambaro w'abihaye Imana ku itariki 15 Kanama mu mwaka w'1534. Ahabwa ubupadiri mu mwaka w'1537. Mu mwaka w'1540 yoherejwe kwamamaza ivanjiri mu Buhinde, mu mujyi wa Goa, wari ubukoloni bw'Abanyaportugal. Yaje gusura kandi ibihugu bya Malaysia na Ceylon, Sri Lanka, Ubuyapani n'ibindi bihugu. Ibibazo yahuraga nabyo kenshi mu kwamamaza ubutumwa bwe ahanini byaturukaga ku banyaburayi babaga barazanywe no gucuruza muri ibyo bihugu kandi bagamije inyungu za politiki. Ariko no mu bihugu yamamazagamo ivanjiri, abakomeye baho bamugiriraga ishyari bakamutoteza. Imana yari yaramuhaye ingabire yo kuvuga mu ndimi kuko zabanje kumugora. Imuha kandi ingabire yo gukora ibitangaza byinshi. Mu myaka yose yahamaze, yahugukiye cyane gusenga no kwihana, ataretse no kwigisha ivanjiri no kubatiza abantu benshi. Francisco yagenze ingendo nyinshi cyane yamamaza inkuru nziza mu bihugu bya Aziya. Mu ibaruwa yandikiye Mutagatifu Ignace muri icyo gihe, yagize ati mbwirira inshuti zanjye twiganye muri kaminuza i Paris ko hari abantu miliyoni zitabarika bashobora kuba abakristu baramutse babonye ababigisha ivanjiri ya Yezu Kristo. Francisco Xavier yagaragaje ubutwari bukomeye cyane mu gukorera Nyagasani. Ibyo bikagaragazwa ahanini
n'uko yaguye mu nzira mu kirwa cya Sansiyani mu Bushinwa. Aha yajyaga kwamamaza inkuru nziza mu Bushinwa. Yitabye Imana ku itariki 3 Ukuboza mu mwaka w'1552 afite imyaka 46 y'amavuko. Imana yamuhaye umugisha ku buryo nka nyuma y'imyaka 40 anyuze mu Buyapani, muri icyo gihugu habarirwaga abakristu bagera ku bihumbi 400. Byagaragaye rero ko nyuma ya Pawulo Mutagatifu Francisco Xavier ari we wateye ikirenge mu cye mu gukora ingendo ndende zo kwamamaza inkuru nziza ya Yezu Kristo. Papa Gregoire wa 15 yamushyize mu rwego rw'abatagatifu ku itariki 12 Werurwe mu mwaka w'1622. Papa Pio wa 10 yamugize umurinzi w'abogezabutumwa mu bihugu by'amahanga. Tumwizihiza ku itariki 3 Ukuboza. Iyi documentaire yakusanyijwe na Padiri Theophile Twagirayezu wa Diyoseze ya Byumba. Mukeneye andi makuru ku batagatifu mwabariza kuri iyi nimero, izi nimero mubona kuri iyi video. Mutagatifu Francisco Xavier, dusabire. Nyagasani Yezu nabane namwe. Ushaka kugira ngo ubone andi makuru, wifuza kugira undi mutagatifu, wakandika muri comment kugira ngo nituyabona tuzayaguhereze. Kandi ntiwibagirwe gukora subscribe kugira ngo dukomeze kubana tunasangiza aya mateka adufasha kuzamura ukwemera no kwigira ku batubanjirije. Nyagasani Yezu nabane namwe. Ni Jean Pierre Urukundo, Televiziyo Kiliziya Imwe.